Relationships nyinshi zaba ari hagati y'abashakanye, inshuti cyangwa abavandimwe, 89% abantu batandukana bapfuye amafaranga. Kubera ko mwembi muraza mugahurira hamwe mukaba inshuti, mugashaka gukorana, yaba ari business partner yawe, yaba ari mwashakanye, ariko utabanje gusobanukirwa imyumvire y'uwo mugenzi wawe ku mafaranga ngo nawe umusobanurire imyumvire yawe ku mafaranga. Ingo nyinshi zubatse zibayeho neza kandi zibaho zishimye, ntabwo ari uko zikundana cyane, ahubwo nuko babasha kumvikana ku bibazo by'amafaranga. Hi my lovelies, amazina nitwa Sandrine, nimba uri mushyashya ahangaha ndakwakiriye, kandi musanzwe ahangaha nawe ndakwakiriye. Numara kureba iyi video kumva urayikunze ushaka kuduha subscribe, okay? Tugiye kugaruka ku bibazo by'amafaranga. Abantu batangiye kino gitabo barakizi, cyitwa Money on Your Mind. Tugeze kuri topic ivuga ngo Money and Couples, amafaranga n'amakupure. Couple hanga ndi uvuge ntabwo ndi bwibanda cyane ku bashakanye bonyine, ahubwo ndabandi kuvuga no mu nshuti, business partner wawe, famille, kuko amafaranga ari mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi akenshi twisanga tugomba gukorana hagati yacu, tugasangira amafaranga, tukagurizanya, tugashorera hamwe, tukayasangira. Amafaranga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko ikibazo ni ikihe? Ni topic dukunze guhunga. Ni topic izana ituma umuntu yumva atari comfortable. Ni topic abantu batinya kuvugaho. Ushaka guhura n'umuntu mugahuza, mukaba wenda mwaganira kuri politike, mukaganira uko muyibona bitandukanye, mukaganira ku bintu bisanzwe, imodoka se iki, ariko ndetse na sex yemwe nayo mukayiganiraho. Ariko ikibazo cy'amafaranga mugatinda ku kiganiro, kandi ari ikintu cy'ingenzi. Mugakundana mukabana, umuntu ntumuzi neza, aho niho wisanga ubanye n'umuntu ufite amadeni nk'igihumbi, ukazabimenya ariko mwageze mu rugo. Ukisanga ushakanye n'umuntu ufite history y'urusimbi, wenda akina urusimbi, ugasanga murahuye murabanye, ibyo bintu mutagizemo biganiraho ngo nuko mwakundanye, wakunze uko asa, wakunze uko gufata, romantique iki, ariko ntabwo uzi uko afata amafaranga, ntabwo uzi imyumvire ku mafaranga. Ejo ugasanga wisanze mu rugo, wisanze mu kagozi, wisanze muri gereza, ibibazo by'amafaranga bigatangira kuzuka. Ubundi urukundo rwakaba ari nacyo kintu cya nyuma abantu bashingiraho avuga ko uyu muntu bazabana. Urukundo nicyo kintu cya nyuma ugomba gushingiraho. Hari karite nyinshi ugomba kugenderaho, nicyo abagabo ubundi baturusha nk'abagore, kubera ko buri abagabo bakoresha umutwe wabo. Yagiye kugushaka nagagushaka mu Kigali kubera ko agukunda, abanza akamenya si uyu muntu azamfasha kugera ku ntego zanjye, si uyu muntu azaba mama w'abana muzima, azamfasha iki, nakaye gaciro azanyongeraho. Ariko twebwe abagore dushaka gukundana mu Kigali, ko namukunze, ko ari muremure, ko ari umubogari, bla 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 bla. Nyamara ubyitegereje neza, amafaranga agenga ibintu byose from the beginning. N'umunsi wa mbere muhe kuri date, urabanza ukitegereza se yambaye iki. Abagore barabizi, iyo ugiye guhura n'umugabo uhita umureba kuva hasi kugeza hejuru, ukahita umubarira amafaranga yambaye. Yaje na moto, yaje n'imodoka, ese kuri menu ndarya iki, ese nanywa wine icupa cyangwa ntabwo icupa yabasha kuryishyura mu ninywera akarahuri. Ibintu byose from day one babishingiye ku mafaranga y'umuntu, ubutunzi ufite. Ariko nyamara ni gake cyane bino biganiro tubigirana tugikundana, cyangwa se muri stages za mbere yuko dufata imyanzuro ikomeye nko gushorera hamwe, kubana n'ibindi n'ibindi. Bitekerezo murabanye, mwe mufite imyumvire itandukanye. Ibibazo nka ese inzu ikwiriye igomba kuba ingana iki? Uhuye n'umuntu we yumva akeneye kugira inzu y'ibyumba 5, uriya washaka kugira etage, undi ati hoya, inzu y'icyumba kimwe na salo wenda n'ikindi cy'umwana kirahagije. Ibyo bintu ni ibintu muzashwanira, wabyanga wabyemera. Uhuye n'umuntu uko byagenda kose mufite inshuti, wowe wenda inshuti yawe urashaka kuyitwerera miliyoni y'amanyarwanda, umugabo ati ya 100,000 birahagije. Ibi byose ni ibintu ugomba kubuza. Ese umugabo wanjye amafaranga yabona ate? Ese umugore wanjye amafaranga yafata ate? Umugore ati ariko uyu mugabo no musazi yangize amafaranga abe no gutekereza ngo ejo hazaza hacu bizagenda bite. Umugabo ati ariko uyu mugore kuki atishimira amafaranga yenjoyinga, amafaranga se cyabereho, amafaranga abereho kurya. Iyo yose ni imyumvire abantu bagonganiraho. Be very very careful. Hari ibindi bintu mugomba gutekerezaho. Ese niba tugiye kubana, ese niba tugiye gukorana, tuzahuza konti cyangwa tuzagira konti zitandukanye? Ese ni ryari
freedom yanjye igarukira hehe, ni ryari nkenera kubaza mugenzi wanjye, cyane cyane mu ngo cyangwa se mu bantu usanga bombi binjiza, bombi bakora. Hari urwego rwa freedom ugomba kugira ku buryo wenda niba winjije amafaranga hari uburyo buyakoresha, hari nayo uruzanira umuryango mukayasangira, cyangwa se ese umwe muri mwe azagenera imyanzuro yose y'amafaranga umugabo cyangwa umugore. Bibaho hari ngo usanga umugabo akora, umugore akaba ari managinga amafaranga, bitewe n'uko umugabo avuga ati ngewe mfite iyo weakness nayangiza cyangwa nkayakoresha nabi, reka mberekere umugore, cyangwa se umugore akaba ari ubiharira umugabo. Byose ni ibintu ugomba gutekerezaho. Ninde ufite ijambo rya nyuma, ninde ufata imyanzuro yose, imbibi zacu zigarukira he? Ibyo byose ni ibintu ugomba gutekerezaho. Ntabwo upfa gukundana n'umuntu ngo fwa ukajya gukora ubukwe ngo murabanye ngo ubonye love of your life. No, ibi bintu bizabaho kandi ibintu muzabishwanira. Iyo ugeze mu rugo ugasanga umuntu washatse ntimuhuje imyumvire ku mafaranga, mukananirwa guhuza burundu, biragusenya cyangwa se bikagusenyera. Hari abantu baba mu ngo zabo barashenjaguwe bitewe n'ibibazo by'amafaranga, byonyine akabyonyine bibashenjagura, akemera urugo akarubamo, ariko icyo gihe umuntu aba yasenyutse. Ibyo bintu biragusenya cyangwa se bikarangira binagusenye mukanatandukana. Ibibazo byinshi bishingira ku mafaranga. Iyo abantu babiri babana bombi bakora, bakunze gupfa amafaranga, ariko nyamara icyo baba bapfa ni freedom and power. Sizemye ndi kuvuga byumvikana, freedom and power. Ko umuntu wese ashaka kugira ubwigenge ku cyo akoresha amafaranga, kandi ufite menshi n'ubu ufite power, no ufite uburenganzira bwo gukoresha amafaranga yawe nabyo biguha imbaraga. Uzasanga kenshi nk'urugero nk'umugabo, n'urugero ngiye gutanga, ariko navuze ko ariko bigenda. Gusa nk'umugabo ashobora kurwanira ku managing amafaranga yawe nk'umugore wakoreye, kuko ashaka imbaraga mu rugo, kuko ashaka kuba ari ufite power, kumva yuko ari dominant kuri wowe, cyangwa se vice versa, n'umugore nawe ashaka kubikora gutyo. Reka managing amafaranga y'ibintu byose. Couple zigomba guhuza ibintu byinshi. Niba ari abantu babiri bagiye gukorana, niba ari abantu b'inshuti, niba ari famiye zigiye gukorana mu bintu bijyanye n'amafaranga, ibintu nko gukorera mu mucyo, transparency. Ese tuzakora mu mucyo ibintu byose, nkwereka ayo ninjije, nkwereka aho yavuye n'ibintu byose, nawe nyereka aho yavuye n'aho yavuye. Ese imyanzuro tuzafata izaba iri fairness? Ni ikintu muba mugomba kuganiramo. Si ibyo gusa, urukundo rwanyu n'ubushuti bwanyu nicyo kintu cya nyuma kigomba kuzamo, ariko nacyo kiba gikeneye. Nk'umuntu ukunda, nk'umuntu w'inshuti yawe, nk'umuntu w'umufamiliye wawe mugiye gura ku mafaranga, ukaba ari uburyo uri bumufate buri fair, ku buryo mu negotiating outcome cyangwa se resulta ziri win-win. Ukamushyira mwana sona vuga. Yes, ziri win-win, nko kuvuga nyine ngo ukamakinga sure ko atabangamiwe nawe utabangamiwe, kuko uyu ni umuntu wawe, ni umuntu w'inshuti yawe, ni umugabo cyangwa se ni umugore wawe. Ntabwo ari ngombwa ko ugira powers over them, kandi ari abantu bawe ba hafi muzahora mukorana. Iyo ibibazo by'amafaranga bibaye, ibibazo by'amafaranga bije, ni ngombwa ko wibaza uti se uyu mugenzi wanjye ubundi ko duhuriye ku mafaranga afite imitwaro ingana iki? Hari ugushwana n'umuntu utazi ko afite iyi mitwaro ku ruhande, wowe utazi. Wenda niwe wishyurira barumuna be minerivare, niwe wohereza mama we amafaranga iyo ngiyo mu cyaro yo kwivuza. Ugomba kumenya uyu muntu mugiye guza ku mafaranga azanye imitwaro ingana iki, wowe ufite imitwaro ingana iki. Ese ubundi uyu muntu amafaranga yabona ate? Bitewe n'aho umuntu yakuriye. Uzasanga abana bakuze ari abakene cyane, bakura bakavamo kenshi abana b'abanyabugugu, cyangwa se bagakura bakavamo abana bangiza amafaranga kuko bayabonye bari excited, icyo bita inkirabuherwe. Ugasanga biramushamaje, nyine arashidutse cyane. Ikindi kintu ugomba kwibaza, se ibibazo by'amafaranga mufitanye koko ni ibibazo by'amafaranga cyangwa hari ikindi kintu kibyihishe inyuma? Ubushize abantu bakurikirana kino gitabo narabivuze ko hari ukuntu umuntu mushobora gupfa ikintu mugapfa amafaranga, ariko we communication ari gutanga atari amafaranga, ahubwo ari ikindi kintu. Yagufite nk'inzika y'ikindi kintu, akagakoresha amafaranga nk'uburyo bwo kugira ngo aguprovoke, agutonganye cyangwa se azamura umujinya. So ugomba kwibaza, ese umuntu dupfuye amafaranga, ese koko ni amafaranga dupfuye cyangwa
hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Bizagufasha kumenya uko bitwara, kumenya uko ukemura ibibazo, kumenya uko utwara uyu muntu, kumenya uburyo mu negotiating n'uburyo utwaramo ibintu muri rusange kugira ngo mudapfa amafaranga. Nk'uko nari nabivuze kare, 40% z'ingo zisenyuka. Ntabwo zisenyuka kubera ko zidakundana, ntabwo zisenyuka kubera ko zidahuje, ntabwo zisenyutse kubera ko bananiranywe, ahubwo zisenyuka kubera ibibazo by'amafaranga. Iyo bapfa ibintu by'amafaranga bakananirwa kubikemura cyangwa se kuza kuri mutual terms, mutual understandings hagati yabo ubwabo, ibyo bintu bijya bivamo intandaro yo gutandukana mu buryo bukomeye. Wimye umugore gukora cyangwa se umiskinze shuwa ko akora ariko akaba ari wowe uhembwa amafaranga yose akaza kuri konti yawe. That's a problem. That's a problem automatically. That's a problem. Icyo ni ikibazo kandi gishobora gutuma musenya. Uzasanga rero kenshi umuntu udashaka gutongana, uceceka, ntashaka kujya mu manza z'amafaranga akabikurekera, ugasanga ari ukunze gutanga inshingano z'amafaranga akavuga ati ibyo birakureba amafaranga yakoresha icyo ushaka. Uzasanga wa wundi ukunze gusaba ngo uburenganzira ku mafaranga, nanjye ndashaka uzajya ungenera aya, nanjye ndashaka ko uzajya umeza amafaranga ngakoresha iki ngiki nkeneye uburenganzira. Uzasanga hari n'ibindi bintu by'inshingano mu rugo nabyo ashakamo uburenganzira. Ariyo navuga ngo umuntu mushaka gupfa amafaranga atari yo yonyine muri gupfa, ahubwo mufite ikindi kintu mupfa. Iyo usanga rero tuvuga nk'umugore akunda complaining we nta mafaranga umuhereza, nta kintu umugenera, cyangwa se akeneye ko ayo umugenera yiyongera, akenshi aba ashatse kuvuga yuko hari n'ibindi bintu ugomba kumwongera nk'inshingano mu rugo. Hari uburenganzira atabona mu rugo, hari byinshi abura mu rugo nk'inshingano nk'umugore kandi akeneye kugira ngo abe ari umugore wuzuye. Pay attention. Ikindi kandi usanga kenshi uhisha amafaranga mu ngo, nako niyo atari ngo niyo baye mu bushuti na business partners, ushobora gusanga uwo mukorana yabonye akagiga kakaguhisha, akazi runaka kakaguhisha, n'andi mafaranga yinjije kurana akayaguhisha. Iyo hatangiye kubamo kwihishahisha cyangwa se kubeshya cyangwa se guhisha amafaranga, akenshi nuko urukundo ruba rwatangiye kuyonga. Nusanga nk'umugore wawe hari amafaranga ya savings ahantu runaka utaruzi, afite konti utaruzi, afite ahantu yapfunyitse amafaranga menshi utaruzi, afite ukuntu yiteganirije wowe utaruzi, akenshi nuko urukundo aba yararuvuyemo, abibona ko ntaho mujya, agatangira kubaka plan B ye ku ruhande, agatangira kubaka plan B, agatangira kubaka plan B ku ruhande, wowe urangwa ari mu mandazi utabizi. Urukundo ruba rwarashize, urukundo ruba rwararenze. So ni byiza ko wicara n'umuntu mugiye gukorana cyangwa se mugiye kubana, ukamenya imyumvire ku mafaranga uko ayafata, nawe ukamusobanurira uko ubona amafaranga n'uko uyafata, mukumvikana kuri bya bintu kare twavuganye. Se tuzahuza konti cyangwa tuzazitandukanye, sinzu ikwiriye twagura ingana iki, ese ibibazo byose by'amafaranga. Ibyo bintu iyo mubashije kubyumvikanaho, ibindi byose biba bishoboka. Buriya nta kindi kintu kidashoboka. Ibibazo by'amafaranga mwabyumvikanye, ibindi byose biba byoroshye kubyumvikanaho. Kandi ntabwo ari ngombwa ko utwarwa n'urukundo gusa ngo ugenda kubera ko urukundo ruguhumya amaso, ibindi bintu utabirebye. Use your head, koresha ubwonko bwawe, kuko urukundo ni feelings, kandi feelings zigera igihe zigashira. Ubwo bushuti ufitanye n'umushuti wawe ngo mugiye gukora business, mugiye gukora iki, ubwo bushuti yagiye buzashira. Imbere aho ngaho mu maso muzahura n'ibibazo byinshi bitangire kubacanga. Haza bakeneye ibindi bintu biri logical, ibindi bintu ubona ko nubibura biri buguhombeshe cyangwa se bituma uhomba, nibyo bizatuma ugumana n'uyu muntu nimutandukane mugakorana, ko hari byinshi byo guhomba nimuramuka mutandukanye. Ibibazo by'amafaranga ni ibibazo biri so serious. Of course ntabwo ari ngombwa kubimubaza mugihura cyangwa se mu mezi 3 ya mbere first date, hoya. Ariko ntuzategereze yakwambitse impeta mubone kubivuga, ubone kubiganiraho. Ntabwo utegereza warangije ku-engaging umuntu, warangije kumusaba ko muzabana yabyemeye, mubone kumubwira ko ufite miliyoni 10 ry'ideni muri banki. Ibyo bintu ugomba kubivuga byumva mbere ko mutera intambwe ikomeye nk'iyo ngiyo, kuko 89% by'ingo zisenyuka, by'inshuti zishwana, imiryango itandukana, bapfa amafaranga. Ndasoreza ahangaha. Thank you so much. Naho utaha.